ubuzima bwawe burahinduka ku munsi wumva ko nta wundi muntu ufite inshingano zo kubuhindura uretse weho ubwawe. Mu nama y'umunsi cyangwa se iri jambo ryigisha ko impinduka nyazo mu buzima zishingira ku cyemezo ufata, si ku byemezo by'abandi bantu. Reka iyo umuntu ahindura uburyo atekerezamo, ibyo byonyine bihindura n'uburyo abayeho. Iyo uretse gutegereza imbabazi cyangwa iyo uretse gutegereza gufashwa cyangwa kurebwa n'ineza z'abandi, maze ugafata inshingano ku buzima bwawe, icyo gihe uba utangiye urugendo nyakuri rw'impinduka ku buzima bwawe. Nta marira wowe uzarira, nta kwitotomba uzagira mu buzima bwawe, nta no kwitakuma bizahindura ejo hawe. Ahubwo nuvuga ngo ndihagurukiye kugira ngo njye mpinduke, nuvuga ati ngewe ndihagurukiye kugira ngo mpinduke, iryo jambo cyacyo gitekerezo rizahindura n'icyerekezo cyawe, uva ahantu habi ugenda ugera heza gake gake. Ikiri jambo nakuzanye ryakwigisha, ikiri jambo natekereje kubasangiza ryakwigisha icya mbere: ntugategereze undi muntu ngo azagutabare buri gihe ngo bigire nk'ibintu by'akamenyero, kuko niweho uzi aho ubabara, uzi aho ushaka kuva, kandi ni nawe ufite aho ushaka kugera. Ni wowe ufite urwo rufunguzo, ni wowe ufite urufunguzo rw'aho ushaka kuva, rw'aho ushaka kwikingurira kugira ngo uvemo, kandi ni nawe ufite urufunguzo rw'umuryango ushaka kuzinjiramo mu buzima bwawe, nta wundi muntu urufite. Inama ya kabiri: shyira ibikorwa imbere aho gushyira amagambo imbere, kuko buriya ntibigomba kuba bikomeye cyane, ahubwo tangira n'intambwe ntoya. Ayo magambo uvuga ni menshi, ahubwo yihorere utangize ibikorwa kabone nubwo byaba ari bitoya, ariko ubishyire mu bikorwa, ubivane mu magambo. Inama ya gatatu: fata icyemezo cyo kutazongera kwicira urubanza weho ubwawe, uvuge ngo ejo ntibyagenze neza kuko ejo hararangiye. Nukomeza kuhafokasinga bizatuma ahubwo n'uyu munsi udatangira, ahubwo ejo usa nk'uhibagizamo gake kugira ngo ubone uko utangira. Nutangira uyu munsi, ejo bizabyara result nziza. Nta wundi munsi uri perfect kurusha uyu munsi uriho. Uyu munsi wubyaza umusaruro kugira ngo ejo nibura uzabe wishimye. Buriya ubundi nk'ubutumwa nyakuri buri mu ijambo nabateguriye ni rwose, ubundi ntuzatekereze ko isi igahindura ubuzima bwawe, ahubwo isi ni weho ugomba kuyereka aho ushaka kugana. Isi nigukorera shape izagushepinga mu buryo bubi, ariko wowe niwishepinga bizatuma wereka isi aho ushaka kugana. Iryo ni ijambo ry'umunsi, umugezwaho na Big Win TV, naho njye ni Cyubahiro. Niba ukunze ibiganiro tubagezaho, niba ukunze inama y'umunsi, dukore subscribe. Nurangiza ukumva hari ikindi byagufasha, ugendere ku nama zatambutse uzirebe, kuko ndabizi neza, ndahamya nashidikanya, niba wumva urambiwe aho uri uyu munsi ariko wumva ari naho ushaka kugera, uyu munsi nutera utambwe rutoya, ejo urwaye ruzaba 2, izari 2 zaba 3, zizaba 10. Uko niyo bavuze ngo va hano ugende uzane wenda nka kiriya kintu kiri hariya hirya, byanga byanoga nta gutangira uteye intambwe 10, utera utambwe rwa mbere, ugatera urwa kabiri, urwa gatatu, mpaka ugeze kuri cya kintu bagutumye. Urumva ko byose byatangiriye ku ntambwe ya mbere, kandi iyo ntambwe imaze kwitera utera intambwe ya kabiri. Rero n'umunsi utangira gahoro gahoro, ejo
bizatuma ka gahoro kabyara kandi gahoro, niba gahoro inshuro zirenze 2 bizaba bitangire kuba binini cyane. Murakoze cyane, ndabakunda. Ciao ciao.